vraiment twararuhutse aho tuboneye icana ndibuka ubuhamya bw'umuntu wampamagaye ari muri OTAN mu bihugu by'Abarabu ambwira ko yarari hafi gupfa ariko yumva umwuka w'Imana mujemo ko yampamagara agukuye kuri evangelize turaganira ari kurira afite ibibazo byinshi cyane mugira inama y'icyo yakora Apotre Gitwaza. Muraho neza, this is Mbonyi, abo no mu Bubiligi ndabasuje cyane, ndabizi ko mwiteguye gutarama, nanjye ndabiteguye cyane. And I can't wait gutaramana namwe tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu. Mu Bubiligi muri Birmingham Palace, do not miss. Umuntu utaragura tike reba kuri nimero ziri hano hanyuma ugure booking tike yawe and I will see you. Ndetse n'abantu bo mu nkengero za Belgique namwe muhawe ikaze. God bless you. Reka tubashimire inshuti mudahema kudukurikira mu biganiro bitandukanye tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Ni umugisha kuba tugarutse kuri kamera kugira ngo tubaganirize kandi dukunda buryo ki mudahema kureba ibiganiro byacu. Hari abantu batureba bari mu mujyi wa Kigali, ubu twicariye i Remera. Twicaye i Remera mu karere ka Gasabo iwabo w'i Rwanda. Televiziyo Evangelize Le Monde TV ikorera mu gihugu cy'Ubufaransa mu gihe wa Strasbourg ndetse tugakorera ni Kigali nyine nkuko maze kubabwira. Ngewe nitwa Bikemu, mfite umugisha rero aba evangelize bose bateranye. Ndakwakiriye cyane. Urakoze cyane. No wabanje kunyakira. Reka nanjye nkwakire. Ya nimvuga Evangelize Le Monde TV wenda wagize hishurirwa, wagize izo nzozi ari ukorera hariya nababwiye mu Bufaransa muri Strasbourg. Ubu noneho ubu yaje i Kigali turi kumwe mu kiganiro bwashize twaraganiriye ariko narindi nyuma ya kamera ariko noneho twashimye kuza kubaganiriza tubareba amaso ku maso kandi natwe turebana kugira bize kurushaho kugenda neza. Hari umuntu utarebye ikiganiro cy'ubwashize ushobora kuvuga ngo uyu muntu ninde ko Bikemu wenda dusanzwe tumuzi? Ngewe nitwa Harerimana Felix. Akaba niyo mazina yanjye. Abantu bo muririmbyi ndo mu evangeliste. Sindi najya numva bi president avuga ngo nindi mirimo mwamashoboje ndayikora. Ariko nuko twahamagawe nyine twahamagaye dukunda kuririmbira Imana kuyiramya ndetse no kuvuga ubutumwa bwiza kuko cyane cyane ko ariyo misiyo y'abakristo bose. Ntabwo ari nge gusa ahubwo n'abakristo bose, ahubwo strategy nizo zigenda zitandukana cyangwa se uburyo tubikora nibwo buryo bugenda butandukana kuko hari n'uvuga ubutumwa atavuze kuko ijambo ry'Imana avuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo cyane. Ntabwo kuba wafata Bibiliya ngo ubwirize ijambo ry'Imana cyangwa ufata gitari uririmbe aricyo gihamya gusa ko ari wowe muvuga butumwa, ahubwo nawe ushobora kubikora mu buryo bwawe kuko umuririmbyi yararirimbye ngo nubwo utazi gushyomoka, ngo nubwo utazi gushyomoka kuko utari umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira, ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye maze ishize tuzavuge tuti mwami nyakira. Amen. Icyo ni ikimenyetso se message niyo nubwo utazi gushyomoka kuko utari umuhanga. Ubu ngubu twandikiwe twemerewe ubu no gusoza ariko ngo hamya gusa ko Yesu ababarira. Nuhora n'umuntu ubwire ngo Yesu arakiza gusa cyangwa Yesu aragukunda asigara arwana n'iryo jambo wowe wigendeye kera. Iyo ndirimbo ririmbye rero ubu turamutse dusoje ikiganiro nta rubanza twaba dufite ku Mana. Bambwiye ko ndo muririmbye ubwo ntabirambye. Ariko ukivuga ko umuririmbyi uzi ko hari indirimbo yigeze imenyekana mu karere ka Rusizi ndetse no mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu ivuga ngo naragusengeye. Igusetse ivuga ngo naragusengeye ngo ibigeragezo burya birahana Imana ishimwe naragusengeye. Nivuga ko kandi hari abantu bari kudukurikira bahita bati yo
kuko ndumva bimaze nk'imyaka nka 10 nyinshi cyane burya indirimbo nazo zigira periode inganzo gusa indirimbo zo kuramya Imana indirimbo ziramya Imana zo ntizigira amanda ngo uvuge ngo yararirimbwe none byararangiye ntizongera kuririmba gusa indirimbo rimwe ngo ahubwo imyaka imaze ahubwo iyo naririmbaga icyo gihe si indirimbo yo kuramya Imana ahubwo yari indirimbo ihuye n'amarangamutima y'ibyo naririmbwe icyo gihe niyo mpamvu itazandikwa ngo ihoraho iyihoreho igihe cyose kuko amateka arahindutse kandi ibyo nabyo abantu bajye babimenya hari indirimbo z'amarangamutima ariko cyo kora zaririmbiwe Imana zishobora no kugira abantu zikura mu rwobo zishobora no kugira abantu zihumuriza mu gihe barimo ariko zidahoraho kuko ari za periode bitewe n'uko waririmbye uri mu marangamutima ariko indirimbo zo kuramya zo zihoraho iriya ndirimbo naragusengera rero ushobora kuba ushatse kuvuga ko uyu munsi utayiririmba si uko ntayiririmba ariko ndumva ntayiririmba uko yari iy'icyo gihe ese urakoze cyane ni Felix turi kumwe ni umuyobozi wa Evangelize Le Monde TV ku isi hose nanjye nk'abanyobora muri Afurika ubwo urumva twateranye twahuye rero Evangelize Le Monde TV ku isi kerekana imbara wabicikira ahandi ariko niwe wagize iyerekwa itangira ry'ikintu ryaba rito ariko aho Imana ikiganisha aho haba hagutse cyane ubwo niba ari byo nyifurije cyangwa ari byo wifuje ko Evangelize Le Monde izagera ku isi yose nabyo ndabyakiriye mu izina rya Yesu bivuze nanabikesha izina ifite wenda mu kanya ndaza kubikora kuko nibigeze ubanga Evangelize Rwanda Evangelize Afrique tiadi Evangelize tout le monde Evangelize Le Monde njyewe twaraganiriye ubwashize turi gukorana ikiganiro ugaruka ku mateka yawe ku buzima bwakuranze uko wabayeho uko wakuze n'amashimwe ufite uyu munsi uko wavuye muri Afurika uko wageze muri Europe ariko tubwira abantu ko tuzazajya tuvuga igice cya kabiri cy'ikiganiro nicyo tubazaniye mu gice cya kabiri cy'ikiganiro ndaza kugaruka ku bintu bibiri icya mbere ni kimwe mu byo twamansiyonyeho icya kabiri nicyo tutavuze ahubwo twavugiye inyuma ya kamera nshaka ko tuza kuganira kugira ngo byungure itorero ndetse n'utundi tubazo twose tuza kuza twafasha abantu turaza kutuganiraho n'abandi bagufite ibibazo by'amatsiko ndabishyire muri comment uzabasubiza nzabasubiza cyane kandi ahubwo turashaka mu minsi iri imbere ko tuzadukora ibiganiro biri na live tugashyiraho n'umurongo wa telefone ku buryo abantu bashobora guhamagara umuntu ushobora kubaza ikibazo cyangwa se cyane ko dushaka gutangira no kubaka ibicariro by'amasengesho online umuntu ufite ikibazo cyo gusengera umuntu ushaka gutanga ubuhamya mbese bikaba ari umurongo ufunguye ibyo nabyo turabishishikarije ko mu minsi iri imbere turi kwegeranya ibikoresho kugira ngo dutegure live session amaveye yo gufasha abantu b'Imana urakoze cyane tuganira ubwashize twavuze ko tuzarebera hamwe izina Evangelize Le Monde TV kiva hano mu Rwanda werekeje mu gihugu cy'Ubufaransa ngira ngo nubwo izina ryagiye hanze ariko bishoboka ko ryari kiri no mu Rwanda simbizi inzozi wari ufite zo gushinga channel ndaza kwibaza cyane zaje ute kubera iki wahisemo iri zina rya Evangelize Le Monde urakoze cyane ubundi channel ya YouTube ubundi wenda nabaye inspire n'ibintu byagera nko kuri bitatu byatumye nkora cyangwa se ntekereza iri zina cyane ko harimo no kuba umuntu yarabisengeye kugira ngo Imana imuhe umurongo muzima cyane ubundi Evangelize Le Monde nka channel ya YouTube ubundi channel ya YouTube ni akantu gato cyane pari raporo yiyerekwa umuntu aba afite yuvuze hari umuntu wenda upfa gucinga channel nyine byo kuyishinga hari n'ubikora mu kigare hari n'ubikora azi ko ari business wenda akabishyiramo n'amafaranga menshi kugira ngo bizane income bitange amafaranga ariko nge wenda nyikora kimwe navuga wenda mbere yuko ngera ku izina nari maze kumva inyigisho Gitwaza Apotre Gitwaza yigishije kuri televiziyo yakoreraga kuri YouTube icyo gihe
nari mfite application yayo muri telefone iri abita Authentic, yego Authentic World Ministries, yego yigisha icyo gihe cyari cyigisho ndumva cyari gifite nk'ama episode wenda niba ntibeshye ari nka 5 cyangwa 4. hari ibyigisho bibiri yigishije noneho bimpa inspiration. Icya mbere yigishije cyari icyigisho gifite teme ivuga ngo kuba mu isi ya Marita, kuba mu isi ya Marita ngo ariko ukagira umutima nk'uwa Mariya, ngo cyangwa se kuba mu isi ya Mariya ariko ukagira umutima wa Marita, mbese kuba mu isi y'umwe muri abo ariko ukagira umutima w'undi. Ndagikurikira cyose ndakirangiza basi gikurikirana rero n'ikindi cyahise gikurikiraho nacyo nakurikiye ndakirangiza, kivuga imisozi 7 yivuga butumwa cyangwa se imisozi 7 ivuga butumwa ryakagombye kuba rihagazeho. Muri iyo misozi avuga ikintu cyanyanspiriye cyane bita umusozi wa Media. Yageze ku musozi wa Media avuga ukuntu isi cyangwa se Satani n'abakozi be bahagurukiye gukoresha media cyane kugira ngo bakwirakwiza ibitekerezo byabo, babicengeze, mbese babicengeze bakoresheje media, ko turi mu gihe cya technology cyane. Ariko avuga ko abana b'Imana natwe dukwiriye guhaguruka tugahagarara kuri uwo musozi. Wenda iyo misozi 7 yose ndayizi ayivuga cyangwa ministeri 7, ariko nge uwo nibanzeho cyane bitewe nuko nari ndi no muri domaine ya media. Ni nawo musozi wari uri kurebera ibyo. Yego voilà, ni musozi waruhagaze, ni musozi nayo mpagaze ndi kureba icyo cyigisho. Avuga rero ku musozi wa Media. Avuze ku musozi wa Media rero numva ni nkibuye ripima nka toni rije mu mutima wanjye rivuga ngo mana ni gute nahagarara ku uyu musozi wa Media nkabwiriza isi, nkabwira amahanga. Noneho bituma ntekereza ama platform zitandukanye. Icyo gihe natangiriye kuri site internet, nkereye site internet ariko mbona ko bidahagije. Noneho ngenda bidevelopa ndavuga ngo reka nkore YouTube channel, ngo rero n'ikintu bita izina. Ndibuka ko nanditse amazina agera nko mu 10 ivuga ati mana koko aya mazina nayahaye, kubera nari ndi mu Bufaransa ariho iryo yerekwa narigiriye. Yego ndi muri Europe niho wagombaga kuritambukiriza. Ndeba ikintu cyahuza abantu bose, ari abavuga igifaransa, ari icyongereza, bavuga ikinyarwanda, igiswahili, kuko ubundi Evangeliser Monde dufite imigambi ko nitumara kwiyubaka yego no kubona muri zanzozi abatera nkunga n'inzozi dufite, yego ko iyi channel ya Evangeliser Monde ishobora kuzahinduka Evangeliser Monde Media Production. Yego donc bikarenga gusa channel ya YouTube, bikaba industry ariko icurirwamo cyangwa se ikorerwa mu ivuga butumwa. Wenda abari mu iyo domaine barabyumva cyane. Ifasha ishobora gufasha abahanzi, gufasha abigisha, ni ikigo kiyobokamana. Yego none ariko nshaka ikintu cyahuza tout le monde. Noneho mu nzozi mfite nuko mfite n'inzozi nyine ko izagura amashami, kuko tumaze kugera ubu channel ya Evangeliser Monde mu rurimi rw'ikinyarwanda na channel ya Evangeliser Monde mu rurimi rw'igifaransa, kandi nayo iri kugenda vurema izamuka. Na tuteganya no gukora channel ya Evangeliser Monde mu giswahili, channel ya Evangeliser Monde mu cyongereza ndetse no mu gishinwa. Uburaza ko maze impamvu tutekereza no mu gishinwa. Ya noneho nibi nadukunda tuzakora niyo mu cyarabu. Yego kuko hari abarabu benshi kucyuri kwibanda ku ndimi zitamenyerwa. Nabyo wenda nakubwira impamvu, kandi mu izina rya Yesu tuzabikora ko birashoboka. Yesu abirimo batangiye no kuvugana n'abakristo. Nk'ubu hari abakristo turi en communication bakorera muri Afghanistan. Yego nyine mu bihugu by'abarabu. Yego nyine kugira ngo turebe icyo twakora kugira ngo ubutumwa bwiza nabwo bukwire mwabiriya bice bitaragera mu ivuga butumwa. Yego rero iyerekwa burya ni ikintu kigari, kandi icyo nkundira Imana nuko iyo ufite iyerekwa ryiza, iyo ufite ishyaka ry'ibyiza, Imana iragushyigikira. Yego kabana nawe.
rero nibwo noneho natekereje nsenga Imana mu mazina menshi nari mfite numva nsomye ijambo ry'Imana aho mu byakozwe n'intumwa aho Yesu yari ari gusezera kubigishwa babwira ngo nimujye mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa mubabwira abantu ibyo mwanyumvanye muhereye Yerusalemu Yudaya ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Numva rero nshatse kubishyira mu Kinyarwanda ngo mubwirize isi numva ntibyaba bifite uburyohe nk'uko numvaga none aho reka mbishyire mu Gifaransa nubwo wenda tuzavugiraho ikinyarwanda ariko nubundi hari amacano. Ikibazo si cano, ikibazo si izina rya cano, ahubwo ikibazo ni igitambuka kuri cano misiyo. Rero nibwo inspiration yo kuvuga ngo ni evangeliser le monde ntereye kwa rya jambo Yesu yavuze nyine ngo mugende mu mahanga yose muhindurira abantu kuba abigishwa. Mbega nicyo twagakwiye kuba dukora. Ubundi nizo nshingano dufite. Rero numva inspiration injemo gutyo nyine niko kubyita evangeliser le monde, kandi mbisengeye numva vraiment umwuka wera nawe abiteyeho kashi arabishyigikira kandi ambwira ko azabikomeza akabigeza kure nubwo ubona bikimeze gutya byimereye, ariko byibuze ikintu njya nshimira Imana nuko hari abantu bampamagara bambwira ngo vraiment twararuhutse aho tuboneye icano. Ndibuka ubuhamya bw'umuntu wampamagaye ari muri OTAN mu bihugu by'Abarabu ambwira ko yarari hafi gupfa ariko yumva umwuka w'Imana mujemo ko yampamagara agukuye kuri evangelize. Turaganira ari kurira afite ibibazo byinshi cyane mugira inama y'icyo yakora mu buryo bw'umwuka turasenga aragikoze mbona birakunze ava muri OTAN agaruka mu Rwanda ubameze neza ubu yabaye inshuti yanjye binyuze kuri evangelize. Uziko ntacyo bitwaye niyo evangelize le monde TV yaba yaremewe uwo muntu nubwo misiyo yaba ari y'uwo muntu gusa. Nubwo yaba ari y'uwo muntu gusa nta kibazo biramaze. Hari n'undi rero wampamagaye nawe ari mu Burusiya arambwira ati nanjye nagize amahirwe yo kubabona kuri evangelize le monde none ubu ngubu yagiye mu gicaniro nacyo kiri muri Europe bita Refresh Europe. Duhita tumukonekita. Icyo gicaniro gikora ute? Ubu ni umuvugabutumwa mwiza cyane. Igicaniro cya Refresh Europe kiyoborwa n'umukozi w'Imana wenda benshi baramumenya witwa Mugisha Chris cyangwa se Christophe. Turamubona. Yakunze gukorera Imana cyane hano mu Rwanda mu magurupe atandukanye no mu bigo by'abanyeshuri. Uwo mudamu nawe uwo mu Burusiya wari uri ahantu batanemera Imana n'imisengere. Ubu ni umukozi w'Imana ukomeye ahagaze kuri uwo musozi nakubwiye wa Media. Nubwo rero evangeliser le monde yaba yararemewe uwo gusa uko abo babiri jewe mu ijuru ingorano zanjye nazaba nzifite. Donc tu n'as pas beau travailler. Ntabwo wakoreye ubusa kugeza ubu urabona umusaruro wivuga butumwa binyuze kuri uko musozi wa Media. Yego murakoze cyane. Ndishimye cyane. Tugaruke inyuma gato wavuze uburyo evangeliser le monde TV inspiration ahantu yakomotse ku nyigisho za Gitwaza yarari kwigishiriza ku uyu musozi n'ubundi wa social media turiho. Ubwo navuga ko ari we wakwenspiye cyane mu ijambo rimwe. Ubundi kuri wowe mu buzima bwawe bwa gikristo cyangwa ubuzima bwawe bwa buri munsi ubwo birumvikana ko namukurikira Gitwaza mu byigisho bitandukanye. Gukurikira ibyigisho bye n'iby'abandi birumvikana cyane ko njye nanakuze nubundi nkuriye mu ivugabutumwa kuko navutse nyine mbona papa ari pasiteri. Gitwaza namukuyeho inspiration y'umusozi wa Media ariko mu busanzwe niyo nibutse inama papa yagiye angira, yo nibutse amasengesho twakoranye, yo nibutse ukuntu yantoje gukorera Imana nkiri umwana. Ibyo byose nyine byikusanyiriza hamwe bigahinduka impamba y'urugendo, impamvu nyamukuru yo gutuma ubasha kubona bagage ihagije cyangwa se impamvu ihagije nawe wafunguriraho abandi ugatanga. Kuri Gitwaza ubona abantu bari muri domaine ya evangelisation baba bashumba bavuga butumwa n'abandi batandukanye, byibura ni nk'iki kimwe ubona bakwiye kumwigiraho mu murimo we wa buri munsi akora wivuga butumwa? Ikintu cya mbere bakwiye kumwigiraho ni ukudacika intege. Gitwaza niwe nabonye
ibinyamakuru bishobora guhaguruka abantu bagahaguruka bakamuvuga za social media zikandika zikagira gute banagitwaza ariko cyakomeje kuba gitwaza abana umurongo we najya acibwa intege hari ikintu bita mu cyongereza ngo follow your dreams yego donc ngo kurikira inzozi zawe follow your dreams mbega ntajya atafocus ni umuntu ukurikira umurongo ariho ibyagosha droite by'inyuma akabyihorera we agakurikiza icyo Imana imubwiye njye bose nicyo kintu namwigiyeho kandi byatumye nanjye vuga ngo ngiye gukurikira inzozi zanjye nkurikire icyo Imana yampaye nkurikire inzira ndimo niba mbona ari inzira yageza ku gakiza ubwo rero icyo nako ni akantu abantu bamwigiraho sinzi niba ari kuri social media nabibonye ngira ngo no mwibinsi afite ivugabutumwa muri Europe afite ivugabutumwa muri Europe mu Bubiligi azaba ari mu Bubiligi nyine mu itorero rya Zion Temple i Bruxelles mu Bubiligi muri weekend ya kuva Ronefu kuva nka Rowite gutyo kugeza Ro11 azaba ari mu Bubiligi kandi evangelise sizatuberayo cyane tubibwira abantu wenda evangelise mu ndi za hostinga rwose nzaba mpari wow ndi kuvugana n'abatekinisiye baho n'abakozi b'Imana yego bifuje ko nyine ntazamuhostinga kandi byaranshimishije Imana igumugisha cyane uri kutuganiriza neza mu minsi ishize tuganira tutari mu kiganiro tutari kuri kamera icyo cyari navuze ko mbaza ibibazo bibiri hari gishingiye ku byo twavuze twasigiye abantu nk'idene ariko hari n'ikindi navuze tuganiraho ariko kitari kiri muri cya kiganiro cy'ubwashize twaraganiriye mu minsi yashize umbwira amagambo akomeye kandi nyatekerejeho nsanga akwiye kubwirwa abantu benshi cyane badakurikiye by'umwihariko reka iyi message ibe specifique ku bakristo ku bana bavutse mu ngo z'abakristo ku bapasteri ku bana b'abapasteri nagiye kumva numva uranganirije uravuze ngo abana benshi bavuka mu ngo za gikristo ni abapagani bo mu rusengero kandi benshi bazarimbuzwa nuko bamenyereye Imana ugenda ukubita ingero uvuga ati gutya muri iyi domaine impamvu ibintu by'Imana babifata nk'ibisanzwe ntibarekonesa ibyo bakijijwe ukajya ubihuza nareba n'amatestimony nanjye nzi y'abana benshi bakomoka mu isonga ugasanga koko iryo shyano ryaratugwiriye nkibaza wasobanukiwe ibyo bintu ryari ese wowe wiklasaye ubu nawe uri ubu n'iyo miryango nanjye ubundi urakoze cyane ubundi icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi kiri vaste kinini ibyo ni Kigali pe banza tuzagira ibyiciro ariko hari ikintu navuga yego ubu nigira ngo nyine wowe narindi kuguhugura nk'umuvandimwe ariko umbwira ko wifuza ko nyine izo mpuguro nazisangira n'abandi wenda bari bameze nkawe cyangwa bameze nkanjye kimwe cyo kiriho ni uko mu ijambo rimwe wenda nagisubiza mu buryo bumwe kurenza ku kidetaya byaba birebire mu ijambo rimwe nagisubizaho ni rivuga ngo iyo ugize umwako ni umwaka uba ugize ukamenya Yesu waso cyangwa wa nyoko gusa hari impamvu nongereyeho gusa ntukagira umwaku ugasenga Yesu wa papa ugasenga Yesu wa mama wawe nkurikije ikibazo warumbaje reka twifashisha ijambo riri mu Baheburayo ibice 6 ku murongo wa 7 haravuga ngo cyangwa reka duhere ku murongo wa 4 haravuga ngo kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo utwo tuntu twose twumve bagasogongera impano iva mu ijuru rimwe bakagabana ku mwuka wera kabiri bagasogongera ijambo ry'Imana gatatu n'imbaraga z'igihe kizaza maze bakavamo ntibishoboka kongera guhinduka bashya ngo bihane kuko babongeye kwibambira umwana w'Imana
bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Ku murongo wa 7 aravuga ngo kuko dore iyo ubutaka bwanyoye imvura yabuguyeho kenshi bukameramo imyaka igirira akamaro ababuhingirwa, buhabwa n'Imana umugisha. Ariko niba bumeramwo amahwa n'ibitovu, buba buhinyutse bugeze hafi yo kuvumwa, kandi amaherezo yabwo ni ugutwikwa. Imana itugire neza. Ibi bintu rero bishatse kuvuga cyangwa bihuriye he n'ijambo barumbajije ngo nukubera iki abana bavukiye mu ngo za Gikristo, abana bavukiye mu ngo z'abapasteri usanga rimwe na rimwe akenshi bahindutse abapagani bo mu rusengero. Igisubizo ubundi kiri muri aya majambo nubwo bisa n'ibijimije. Donc hano hari ijambo rimwe nshaka kukubwira. Mwibi bintu by'Imana mu buryo bw'umwuka, aho kwica ukuri uzi, ukuri wamenye, aho kugoreka ukuri wowe wamenye ukagoreka ibyo wizeye, ukica amategeko y'Imana nkana, sibyo? Yego. Byari kurutwa nuko uko kuri utari kukumenya. Yego. Mu bintu by'Imana uko yango ugoreke ukuri wamenye ukica amategeko y'Imana nkana, uyazi zingo kirazira gukora iki, byari kurutwa nuko uko kuri utari kukumenya ukakomenya nkaho uri mushyashya. Rero bishatse kuvuga iki rero? Abana ba pastor impamvu bona bashobora guhinduka abapagani bo mu rusengero niye nuko ibintu barimo babimenyereye. Noneho reka wenda dusoza, reka mvuga ijambo rimwe. Iyo ugize umwako, ndabyita umwako, ugasenga Imana ya so na nyoko, cyangwa ukamenya Imana ya papa wawe gusa, ubugize ingorane zikomeye. Yongeraho gusa se hari izindi Mana. Iyo utihuriye na Yesu wa original wa nyawe ngo abari ukwifatira kwihera gakiza, ugakora ibyo wabonanye so gusa, ariko nta yindi meaning bifite mu bugingo bwawe cyangwa mu buzima bwawe. Kuko nk'ubu uri umwana wa pastor, ubu ushobora kubwira ngo ni ryari wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ugasanga icyo gihe ntacyo uzi, ntukibona. Kavuga ndetse hano abavuga ngo ariko ngiye navutse nkijijwe, ngo nese ko navutse nsanga iwacu basenga. Nese urumva ari gusenga Imana ye cyangwa ari gusenga iyo yasanze se asenga? None iyo ugize umwaku ugakora gutyo muri icyo kigare, ugakora kuko wamenye Imana ya so, kuko wamenye Imana ya nyoko, Yesu atarigeza kwifatira ngo mwihurire akwihera gakiza kuzuza umwuka wera, ubaho uri umuntu Kristo ujagaraye mu nzu y'Imana. Uri umukristo ujagaraye udashyitse, uri umukristo ubijandajandamo. Kubera iki? Ni wa mukristo uzabona ejo ari kuririmba ariko ejo akaba ari no mu kabari, ari no mu busambanyi, ari no mu bindi. Kubera iki? Yamenye Imana, yumvanye ababyeyi be, ariko si Imana yamwisangiye ngo mwihamagarire bihurire. Icyo ukwiye gukora ni iki rero? Icyo so yagukoreye ni kimwe ku ijambo ry'Imana avuga ngo toza umwana wawe inzira azanyuramo ngo azarinda asaza atarayivamo. Kuba so yarakwereye imbuto mu nzu y'Imana, ugakurira mu nzu y'Imana, ugakurira muri École de Dimanche, ugakura uzi ibintu by'Imana, iyo ni intambwe ya mbere kandi nziza cyane. Navuga ngo uburi ku rufatiro rwiza, ariko haba hakwiye kwiyongeraho kuba warihuriye na Yesu, utumvanye papa wawe gusa noneho wakakwifatira akakwihera gakiza. Naho ubundi iyo mutihuriye utazi n'igihe mwaba mwarahuye, ubaho ujagaraye gusa mu nzu y'Imana, ubyijandikamo uko wishakiye. Mwene uwo muntu nta na aderesi agira. Ikindi noneho umwuka w'Imana ntubu kikurondora, kuko umwuka w'Imana arondora uwakoze icyaha, ariko uwakoze icyaha ariko anagitinya. Yego. Noneho mwene uwo muntu rero ukora w'ibyazi, hakaba hari ibintu akoze ariko n'umwuka mukwepa azi neza ibyo akoze. Umwuka ashobora no kurondora abandi bose bicaye mu cyumba we yakugera akitambukira. Kubera iki? Nuko ibyo wakoze ubizi neza. Donc wishukuruzi ngo nta kindi kiba kigikwiriye uretse gutegereza
umujinya uzarya abanzi b'Imana ukarimbuka nyine, kuko uri mu nzu y'Imana nibyo ariko uyibanyemo n'ibyaha, uri mu nzu y'Imana ariko uyibayemo udashobora gufata icyemezo cy'ubukristo, uri mu nzu y'Imana ariko uyibayemo ujandajanda ibintu by'Imana udashobora kubikomerera. Rero wenda muri make iri jambo nakubwiye ngo ni très vaste, ariko impamvu nyamukuru ishobora gutuma abantu b'abapagani bo mu rusengero kandi bazi Imana nuko baba baramenyereye Imana, banamenyereye ibintu by'Imana, none ntibabe bagifite umutima ubacira urubanza. Yego, murakoze cyane. Uzi ko ibyo bintu wavuze ngo icyiza nuko batari kumenya ayo makuru, nuko batari kumenya ukuri, batari kumenya uko kuri, aho kwica ukuri uzi, aho kugoreka amategeko uzi, byari kurutwa nuko utari kuyamenya. Yego, kubikora nkana bikomeye kurenza kubikora utabizi. Yego, murakoze. Hari ijambo riri mu Bakorinto ba 2 nova ari kuri 4 ngo niba ubutumwa bwiza butwikiriwe abarimbuka. Uzi ko abo bantu nabo ari impumyi ku by'ubutumwa kandi bareba. Yego. None se tudahahamura abantu bari kutureba nubwo dufite iminota mike, watangiye inama hakorwa iki ku bantu? Ese ikindi kibazo nkubaza ko nawe wavutse kwa pasiteri, uko kuri wakumenye ryari? kandi numva nawe uko byose kose wigeze uba mu gice cy'abantu bahumye banareba. Impamvu nge namenye uko kuri nuko na hari igihe nigeze mbaho nyine njagaraye mu nzu y'Imana mu rusengero, nkajya mu rusengero ndetse ukabana ntangira amya ko ndi umukristo w'intangarugero wa hatari, ariko ngiye mu mutima wanjye numva vurema wagira ngo sindakira n'agakiza, ariko nge munsi nahuye na Yesu akanyihera agakiza ngewe ndawuzi. Niyo mpamvu rero navuze ngo iyo utagize amahirwe ngo wihurire na Kristo utanga agakiza ugakomeza kugendera mu kigare k'ibyo wabonanye so na nyoko gusa nta kindi, ubaho nyine mu buzima mu Kristo uri umuntu ujagaraye uraho mu buzima bwawe. Ariko iyo ugize amahirwe ukaba waragize amahirwe yo kubivukiramo ukabikomereramo, ukanagira amahirwe noneho Yesu akakwihera agakiza akaguha umutima wo gutinya ibyaha, ubu uri umunyamahirwe kurenza abandi bantu bose. Yego, mu buryo bw'umwuka. Yego. Noneho umuntu uri kutureba muri aba bana, ese hari aho ushinja ababyeyi ikosa? Nakubwiye ngo iki kiganiro kiri vaste cyane, ku buryo nkeka ko wenda tuzakigarukaho. Uranyemerera tuzagira igice cya 2? Rwose. Kuko hari imirongo migari utafunguye. Hari imirongo migari utafunguye. Ariko se ubu gice cya 2 wenda nzavuga ni gute ababyeyi bakwitwara, ni gute abo bana bo bakimeze gutya babayeho bajagaraye mu Bukristo, ni iki bakora, ni gute noneho abaviriwe n'umucyo bakaba bari barakuriye mu nzu y'Imana ariko bakaba ari abantu bari aho bakora ibintu bamenyereye gusa, ni iki bakora. Ibyo byose wenda reka tuzabigarukeyo mu kindi gice kubera ko n'iminota yagiye. La promesse. Okay. Urakoze cyane rero, turagushimiye ku mwanya waduhaye. Ibiganiro byacu nakagaruka, buriya tuzagaruka mu gice kindi wenda cya 3 cy'ikiganiro dusobanura ibintu mu buryo bwimbitse. Imana igumugisha cyane. Aba namwe murakoze. Muraho neza, this is Mbonyi, abo no mu Bubiligi ndabasuje cyane, ndabizi ko mwiteguye gutarama, nanjye ndabiteguye cyane, and I can't wait gutaramana namwe tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mu Bubiligi muri Birmingham Palace. Do not miss. Umuntu utaragura tike reba kuri nimero ziri hano, hanyuma ugure booking tike yawe, and I will see you. Ndetse n'abantu bo mu nkengero za Belgique namwe muhawe ikaze. God bless you.